mukaganira mu bwiru, mukaganira mu mabanga akomeye ku buryo nta wundi wo ku ruhande ubumva, cyangwa se mukabikora mu kumugaragaro ku buryo abantu babasha kubumva. Ibyo byose Allah subhanahu wa ta'ala arabyumva kandi arabizi. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا شريك له ولا ند له ولا مماثل له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم تبلى السرائر. أما بعد، تمجوشي من ويتك الله سبحانه وتعالى. Allah we ushobora byose mu bihe byose, dushimira ku ngabire zitandukanye dukundagazaho uko bwije no bukeye. Amahoro y'Imana isakare ku ntumwa y'Imana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, we mwiza ubashe kutugezaho idini ryiza nk'iri ngiri, akadutiza umutima uyoboka, akadushorotera ingabo mu bitugu, tukagira ugushikama mu buryo butandukanye. Bavandimwe bagaragu ba Allah, dukomereje hamwe na suratul Mulk, isura igaragaza ubwami bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, igaragaza imbaraga, ubushobozi, ubutware n'ubuhangaje bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, utabangikanwa ku cyari cyo cyose, ntagira umufasha, ntagira umwana cyangwa ntagira umubyeyi, cyangwa se ngo agire icyo ari cyo cyose cyayiba hafi, cyangwa se gishobora kuba cyagira ijambo imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Arihagije ku buryo adakeneye uwo ari we wese, arashoboye ku buryo adashobozwa, niwe muterankunga ukomeye, we ntawe umutera inkunga. Ibiriho byose ni impamvu nta mbaraga nta n'ubushobozi byo bwabyo byifiteho. Ibikorwa mu bitangaza twe tubonesha amaso yacu ntabwo byakorwa bitanyuze mu burenganzira bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Twarabibonye tubona ubwami bwa Allah uko bwagutse ubwo twaheraga kuri aya ya mbere tukageza kuri aya 12 muri iyi sura. Munyemerere insha Allah ta'ala zibe aya nkeya tuganiraho, ariko nazo zunganiriza twabanjirijeho, wenda hari zirushaho kutwumvisha ubuhambare n'ubuhangaje bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akomeza kutugaragariza ubuhambare n'ubuhangaje bwiwe, ubumenyi bwe kuno bwagutse kuri buri kimwe, ukumva ko gutandukanye no kumva ko ibiremwa, ukureba ko gutandukanye no kureba ko ibiremwa. Umuntu niyo yaba areba kureba bishoboka, ntashobora kureba munsi inyuma y'umugongo we. Umuntu niyo yaba yumva birenze uko abandi bose bumva, yewe ntashobora no kumva urushishi igihe rurimo rurakandagira cyangwa se rurimo ruratambuka, cyese rutambutse ku mubiri wiwe. Ibi bigaragaza yuko kumva kwacu guciriritse no kureba kwacu koroheje. Allah subhanahu wa ta'ala ibyo byose arabifiteho amakuru, kandi Allah subhanahu wa ta'ala ibyo byose arabyumva, kandi Allah subhanahu wa ta'ala ibyo byose arabizi. Ibigaragaza yuko rero imiterere yiwe itandukanye n'imiterere y'ibiremwa aho biva bikagera hose. Allah akomeza biduhamiriza muri Qur'an kuri aya 13 akatubwira ati: wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhati as-sudur. Allah ati, kandi ibiganiro byanyu mwabikorera mu bwiru cyangwa mukabigaragaza. Wa asirru qawlakum, muramutse mushatse kuganira mukaganira mu bwiru, mukaganira mu mabanga akomeye ku buryo nta wundi wo ku ruhande ubumva, cyangwa se mukabikora mu kumugaragaro ku buryo abantu babasha kubumva. Ibyo byose Allah subhanahu wa ta'ala arabyumva kandi arabizi. Ayiboneka muri suratul Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ngo ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, ngo nta na bamwe bashobora kujya mu mabanga akomeye ngo bongorerane ari batatu usibye ko Allah bari uwa kane kuri bo. Nta nubwo bashobora kuba batanu usibye ko Allah bari uwa gatandatu kuri bo. Ngo nta nubwo baba ari bakeya kuri ba bandi twavuze batatu, cyangwa ngo babe benshi kuri rwa rwego rurenze batandatu kuzamura, illa huwa ma'ahum aina ma kanu, usibye ko Allah bari kumwe nabo aho baba bari hose. Byumvikanye bagaragu Allah, kuganira kwacu Allah arakumva. Reba imbaraga za Allah zirenza abaganira basohora ijwi. Allah ati innahu alimun bidhati as-sudur, ngo kandi Allah ni umumenyi w'ibiri mu bitima. Yani niyo wiganirije mu mutima Allah arakumva. Niyo mpamvu intumwa Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo areba ibikorwa gusa wakoze ngo aribyo guhemberaho, ahubwo anareba n'umugambi. Umugambi ubahe wa Islam,
mu mutima nuvuga ngo Allah azi n'icyo utekereza mbere y'uko ugikora. Hari na benshi bahemberwa ibigambi yabo kushukuru bahemberwa ibikorwa byabo, hari n'abandi bahemberwa ibikorwa byabo ibigambi yabo mibi, bahandurwa imigambi yabo mibi kurusha igikorwa cyabo. Tuvuga turi kumvikana Islam byumvikana ngo Allah subhanahu wa ta'ala ni muhitun bi'ibadihi. Allah aratuzengurutse ku buryo twese atuzi, akuzi ku giti cyawe, akuzi ibikurimo, akuzi imitekerereze yawe, akuzi imvugo zawe, akuzi ibikorwa byawe, azi n'igihe imvugo n'umugambi byawe usanyije. Allah arabizi. Ushobora kugambira ikibi ugakora icyiza. Dufate urugero bagaragwa Allah, umuntu ashobora kuza gusari agambiriye kwiyerekana, murumva ko umugambi utandukanye n'igikorwa. Twe turebere inyuma tuvuga ati masha Allah kana kaje gusari, ariko Allah subhanahu wa ta'ala azi neza yuko yani igikorwa cy'uyu mugaragu nta nahantu gihuriye n'iki n'umugambi we. Cya gikorwa Allah akagifata akacyangiza kubw'umugambi. Hari n'ubwo umuntu ashobora kuba agambiriye icyiza agakora ikibi. Cyangwa kiri kumvikana neza Islam. Allah rero kuko twe nitureba tuzabona uyu muntu yakoze nabi, ari umugome, ari ariko Allah azi icyo uyu muntu yaragambiriye. Dushobora kuzikaza ku munsi w'imperuka ba bandi twabonaga ari babi kwa Allah ari beza, tunasange ku munsi w'imperuka ba bandi twabonaga ari beza ari bo babi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha? kubera iki? Kuko Allah we azi icyo tutazi. Nibihe Allah azi ibibera mu mutima, azi ibiganiro bibera mu mutima. Nawe murabizi bagaragwa Allah, uwo ari wese muri twebwe hari ubwagambira gukora icyiza, muri we akagwanirwamo n'imigambi ibiri. Wenda dufate urugero, ugashaka gutanga sadaka gufasha umuntu, umutima umwe ukakubwira ngo bireke, umwe ukakubwira ati wabikoze kuzabihemberwa, ati uyu nguyu yabona kwigirisha, umwe ukakubwira ati nyamara arababaye, uyu nguyu aragaragara bibona ko rukwibona, ariko yenda bamfashije. Ukumva urugamba ruri muri wowe mo imbere rukubwira ngo kora urundi reka, urundi kora urundi reka. Allah subhanahu wa ta'ala urwo rugamba rwana mu mutima wawe wararuzi. Allah mu Qur'an muri surah Qaf aratubwira ngo walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Allah atubwira ngo mu by'ukuri twe twaremye umuntu ngo kandi tunazi ibishuko bimuberamo. Allah abizi bigushuka, Allah azi ikigutera ibyo wakoze impamvu wabikoze, Allah azi urugamba urwanira muri wowe kubw'ibishuko bikurimo, ngo kandi twe iteka byose tumuri hafi kurusha uko umutsi w'ubuzima umuba hafi. Allah rero kutugaragariza ubuhambare bwe rero mu kumva. Aratubwira ngo mu by'ukuri Allah atubwira mu Qur'an muri suratul Mulk ayat 13 akatubwira ati wa asirru qawlakum aw ijharu bih, nimushake mugaragaze imvugo zanyu muzitobore muzigaragaze, cyangwa se muzigira amabanga muzikorere mu bwiru. Allah subhanahu wa ta'ala arenze kumva ibyo ngibyo gusa kuko anazi n'urugamba, azi n'ibibera hehe. Alimun bidhati sudur, Allah azi ibiri mu mutima. Niyo mpamvu umugaragu wa Allah nta hantu na hamwe ushobora kujya ngo ujye kwihisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo ukora ko byose, ibyo twe twita amabanga kwa Allah biragaragara nk'aho ari ku manywa y'ihanga. Ibyo dukora twitwikiriye umwijima w'ijoro, Allah subhanahu wa ta'ala arabireba, aratuzi. Kabone nubwo twaba turi kumwe turi hahandi dukeka yuko nta wundi tureba. Mwemeramana ahorana icyizere cyo kuvuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala arabizi, Allah subhanahu wa ta'ala aranzi, Allah subhanahu wa ta'ala arandeba, azi ubuzima mbaye maze nuko mbayeho. Ibi bikaba mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere bikamuha icyizere cyo kutiheba kubera ko Allah azi ubuzima bwe, akarakomeza kugira icyizere yuko ibyo ari gucamo Allah bizi kandi azabimukuramo. Nanone kandi bikamutera impungenge n'agahinda, ndetse bikanamutera n'ubwoba kuba akorera Allah amakosa kandi Allah mureba. Uwitwa Ibrahim bin Adham n'umwe mu bamenyi babayeho masha Allah, akaba yitwa ari umwizerwa mu bari bariho mu gihe cye. Yajyaga azirwa n'abantu batandukanye ngo bamugishe inama. Hari ingero nyinshi, hari abantu bari bari mu isoko rya Basra baza kumugisha inama, baramubaza ati ya Aba Ishaq, yewe papa Ishaq, mu by'ukuri turasaba Allah dusezeranyije ko tumusaba azatwakirira, ariko turasaba igihe cyose, ariko Allah ntabwo arajya twakirira. Ese Allah yisubiyeho? Haje ababwira ati reka shwida, impamvu yabyo nta yindi nuko umutima wanyu wangiritse ku bintu 10. Ni hadith ndende nako nivuga ndende ntabwo ndi buze kuyivuga, nta n'ubwo ari naringambiye.
ahubwo ndagira ngo mbereke yuko uyu mugabo yari umujyanama kandi benshi bajyaga baza bamushakaho inama. Abo ngabo ni isoko ryari muhuriyeho rimugisha inama, ariko reka nze mbereke bagaragu wa Allah umugabo we wagiye kumurigera ikirego kidasanzwe. Icyo kirego bagaragu wa Allah umugabo yagiye abwira Aba Ishaq, yewe papa Ishaq, nagira ngo ngire inama, inna nafsi tadfa'ani ila al-ma'asi fa'awsini, ngo byukuri umutima wanjye uramagarira gukora icyaha, ngira inama n'iki nakora. Ibrahim bin Adham amaze kumwumva aramubwira ati roho yawe iraguhamagarira gukora icyaha, igihe cyose wumva ushatse gukora icyaha uragikora, kubera roho yawe yagutegetse gusa ukumva urabangamiwe kuba cyaha utari wagikora. None ngira inama, umusaza umugabo aje kugisha inama, ngira inama nitware nte, niki cyamfasha kongera mama wawe igashobora kunyunganira. Ibrahim bin Adham aramubwira ati roho yawe niramuka igukoresha igutegetse gukora icyaha uzagikore, ariko wujuje ibintu bitanu. Izi kondisiyo 5 banzu zitegura uzuzuze, numara kuzuzuza uzakora icyaha uko ubishaka mu gihe ushaka no kubishaka, Allah ntacyo azagutwara. Yani niba ushaka gukora icyaha uzagikora, ariko kuri kondisiyo ibintu bitanu. Hazambye ati hati ya Aba Ishaq, mbwira ibyo bintu bitanu ni bihe Papa Ishaq? Arambye ati amma al-awwal, icyambere nuramuka ugishoboye uzagikore. Arambye ati roho yawe niramuka iguhamagarira icyaha kugikora uzagikore, walakin fakhtafi fi makani alladhi la yaraka Allah fihi, ariko uzashaka ahandi hantu wihisha Allah subhanahu wa ta'ala adashobora kukubona. Tugushaka ahandi hantu wihisha, wibwire yuko aho ngaho kuvuhari ntago Allah kureba. Subhanallah, yewe handi nakwihisha Allah tandeba. Arambye ati none ni gute utagira isoni zo kuba wasuzugura Allah kandi akureba? Twese turabizi bagaragu ba Allah, ushaka guhemukira umuntu, ushaka kugambanira umuntu, ushaka kwiba umuntu, ibyaha byose ushaka gukorera umuntu, wihisha hatagira gute takureba. Nta watinyuka gukora mabi kandi wayakorera mureba. Ninde watinyuka gufata uburozi akabushira mu byo kurya kandi ugiye kubirya kiri kumureba? Birashoboka. Agomba kwihisha kugira ngo wawe ndabashe kumuroga. Ninde wabeshyira kureba kandi akuzi abireba ibyo ushaka kumubeshyiraho? Byumvikana ngo ibyaha byose imbere y'abantu iyo dushatse kubikora tujya ahantu hiherereye batabasha kutubona. Bityo nawe nushaka kugomera Allah uzashaka ahandi hantu wihisha Allah subhanahu wa ta'ala atabasha kukureba. Nihehe twakwihisha Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ntabwo aturebera inyuma, aturebera no mu mitima yacu. Aho kwihisha hambere rero hakabaye guhisha mu mutima, aho ngaho ni abandi batabona, ariko aho ngaho abandi batabona Allah subhanahu wa ta'ala arahabona. Hamwe ati hati thaniya, ngira inama ya kabiri, wenda yongeyeyo nabona makhraj, nabona ahantu nasohokera, nabona ahantu nakoroherwa. Arambwira ati amma thani, naho icya kabiri, roho yawe niramuka igutegetse gukora ikibi uzagikore nta kibazo, ariko kuri kondisiyo yihe, fala ta'kulu min rizqi, uramenye ntuzongere kurya ku mafunguro y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ugiye ushaka ibindi bigutunga bitari Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Ibrahim nihehe hano ngira njya guhungira aho nshobora kubona ibindi byantunga bigatunga amagara yanjye, uretse ko biri mu mpuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibiri ku isi byose bagaragwa Allah, ibiri ku isi byose bagaragwa Allah ni bya Allah subhanahu wa ta'ala. Nihehe handi nahungira ngo mbashe kuba nabona ibyo narya bitatuze mu mafunguro y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala? Twese turabizi bagaragwa Allah. Iyo umwana wawe yagusuzuguye bikakurenga mu bihano byihuse, umukuru wawe ngute ntuzongere no kundira ibiryo. Siko bigenda, siko tubigenza. Nuvanga igihano twumva twahanisha abacu igihe batugomeye, twese turabize ko dufata urugero rwose bagaragwa Allah. Ninde waza ngo gutuka guharabike nawe zakubwira ati wampaye ijana hajya warimo ko utarimo, kubera ko yagusuzuguye. Twumvikana yagusuzuguje guharabitse. None niba wowe wumva yuko hari abo wakwiba rizqi kubera ko mwagiranye ikibazo gito cyangwa se kinini, ni gute utinyuka kugomera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kunyuka zamura ibiganza byanduye ugiye gusaba Allah subhanahu wa ta'ala? Fala ta'kulu min rizqi, yari ko imaze fata umwanzuro w'ikigabo, ntuzongeye kurya ku by'Imana yagize gute mu mafunguro y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hati thalitha, wewe nambwira inama ya gatatu ishobora kuba yamfasha kurusha izo nama wampaye bwa mbere. Ambwira ati roho yawe
gutegeka gukora iki uzagikora uko ubishaka rwose nta kibazo uryoherwe nacyo, ariko fala taskunu fi ardi, uzajye gushaka ubundi butakuturaho butari ubutaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Icya mbere cyari kutagira gute kwihisha aho Allah tutureba. Icya kabiri kutarya ku mafunguro. Icya gatatu kibaye kiye Islam, la ilaha illallah, cyo gushaka aho tuba. Wallahi ntabwo uyu mugabo arimo aribeshya mu byo arimo aravuga, ari gushinja natwe ku bihano duhereza abacu igihe batugomeye. Ese ntabwo mubizi neza yuko bagaragwa Allah uwo wese wagusuzugura mu rugo rwawe igihano cyihuse umuhereza kumusohora mu nzu yawe? Siko tubigenza? Hari umuntu waza kugusuzugurira iwawe? Habe n'umwana wawe iyo yamaze gukura ashaka kuzamuka, n'umugore wawe ndetse n'umwana wawe, umugore wawe iyo yagusuzuguye nicyo gihano utekereza mu mutwe wamuhereza kiremereye kurushaho. Mfira siko bimeze, nta singa usanga siko bigenda. Ibyo bihano duhereza abandi, kuki wowe udatinyuka yuko imbere ya Allah nawe wabihabwa? Niba ushaka kwishimisha mu byaha, ushaka gukomeza kwingomera, ushaka kandi hano turatari ku butaka bwawe. Kuko nawe iyo iwawe umugore wawe, umwana wawe, umuturanyi, umuvandimwe, inshuti, iyo wicumbikiye mu nzu yawe igashaka kukugomera no kwigira akaraha kajyahe no kwitwara uko ubishaka no kukugomera no kukwiba no kukuroga, igisubizo cyose ni ikihe? Mvira hanga sinshaka kongera kubona mu nzu yanjye, mvira hanga sinshaka kubona iwanjye. Uko bwo kubikora bitekereze noneho imbere ya Allah wowe ugomera ijoro n'amanywa. Nta nubwo bigutera isoni kubugomera Allah kandi ugituye ku butaka bwe. Aho uri sahawe, aho uri ku butaka uriho si ubwawe. Ni gute utinyuka kugomera mu biteka Allah subhanahu wa ta'ala? Hamgati ya bahasa zet ongera mbwira icyakane ni ikihe? Hamgati icyakane, idha aradta an ta'si Allah fa'asihi, nushaka kugomera Allah uzamugomere, ariko فإذا جاءتك ملك الموت ليأخذ روحك فلا تدعه يذهب به. وملك الموت لا يفقدك ومره uzamyemerera akujyanye uzangiye utsi imbaraga umurwanye. Malakul maut wabwiye Dawudi nk'uko bigaragara mu bitabo bitandukanye harimo na kitabu Ruh, aramubwira ati ana man la yahabu al-muluk, nje ndi wa wundi udatinya ubwami abami, ndi wa wundi utakira ruswa ngo ntinze roho ho gatoya, ndi wa wundi utazi umusaza n'umukecuru cyangwa se umwana bose mbasura kimwe. Umwana wari ufite icyizere cy'imyaka 30, 50, 100 mukuramo uruhare ku myaka 5, 6 atarabasha gusobanukirwa n'icyo ari cyo cyose. Umusaza twaciraga urubanza yuko ashaje akuze, ndamusura ntitaye ku cyari cyo. Umushomeri mutwara nk'uko ntwara umukire kurusha abandi, ntazira Malakul Maut ntabwo azi ngo ugeze muri iyo myaka, we azi igihe cyawe cyageze. Ikihe? Ntabwo arebera ku cyo ureberaho. Muturumvikana Islam, ntabwo Malakul Maut arebera ku gipimo wowe wireberamo, kuko ureba ko mutaragora nasaza ntabwo n'ugwaye ndi umusore nta kibazo. Malakul Maut arati iyo ngwida basigaje amasaha mbigeze ngo Allah shize impamvu najara mu muhanda umugonge mukure mu rugo خلاص. Ubwo icyo Allah shize ni impamvu gusa kugira ngo abantu nyine bize kuborohera kubyakira. Naho umuntu agiye gutyo ukabona araguye, abantu batangira kwanga byinshi, yani batangira kuvuga byinshi. Bamwe muzi neza ko leta byita amarozi, abandi bakabyita ukundi, abandi bakabyita ukundi, ariko Allah shiraje impamvu kugira ngo byose tujye tuvuga ngo ukandura mu motari ngo yirukankaga kugira ngo ibyo bimpamvu gusa turangazwe no ko yirukankaga twibagirwe Malakul Maut bageze ku gihe. Bivuga yuko ku Islam bityo niba wumva ushaka kwishimisha mu byawe uko ubishaka, Malakul Maut ntuzemere ko abigukuramo utari waryoherwa nyabyo. Komeza wisuzugurira Allah uko ubishaka, komeza wangu gusara uko ubishaka, komeza ukora ibyo ukora mu buryo bwawe uko ubishaka. Malakul Maut yaza kugukuramo roho, ntuzamwemere ngo yitware. Ambwira la ndakurwanya kugeza igihe nkomeza kubaho. Wangara mugiti wallahi ubujyanama bwawe bwose wampaye nabwumvishije, ariko ndumva nkomeje gutsindwa. Ngaho mbwira icyanyuma wenda hari cyo cyamfasha.
arambwira ati yewe idha ja'atka az-zabaniya nuzirwa n'aba malayika b'inkazi zo gutwara abantu zifata roho bazijyana mu muriro kubw'ibyaha bakoze ntuzemere ko bagutwara wowe uzavuga uti oya hariya ntabwo mpashaka nyine ndashaka hariya mu ijuru barwanye wowe ujyaho wowe wumva ushaka wa mugabo arambwira ati la hawla wala quwwata illa billah nta mbaraga njyewe mfite nta n'amayeri mfite usibye gukora ibya Allah subhanahu wa ta'ala wa mugabo yavuye imbere ya ba Ishaq agenda avuga ati astaghfirullah agenda arira umuhanda wose avuga ati nkwicujijeho mana arinda arenga nyuma afata icyemezo cyo kutazongera guhemukira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yatubwiye ati innahu alimun bidhati sudur. Allah nta hantu wamwihisha, mu by'ukuri ni umumenyi wa buri kimwe cyose n'ibiri mu bituza imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala arabizi. Soreze kuri iyi aya, tuba twize aya ebyiri gusa kuri iyi sura. Allah ta'ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ese uwaremye yayoberwa ibyo yaremye? Islam uwaremye yayoberwa ibyo yaremye kandi ni uworohera ibiremwa bye usibyimazeyo buri kintu. Ala ya'lamu man khalaqa. Reka tuyifate mu buzima busanzwe bwa Islam. Buriya icyo wakoze product yawe niba ari wowe wakoze mathalan iyi telefone, ubu koko wayize yawe umuhanga kukurusha wowe igihe wayikoze? wowe wayikoze, wowe wafashe PS ukajya guterateranya ukamenya ngo akaga karajya aha, mikoro nayishyira aha ngaha, hano tuhashyira umwanya wa simu card, hano tuhashyira umwanya wa memory card, telefone ngiye kuyikora iba ifite screen touch ari kuyikoraho gutya gusa. Ese wowe wabikoze, uruganda akaba ari urwawe, wabiyoberwa ibyo waremye? Birashoboka ko hari ibyo wayoberwa. Noneho wowe wumve yuko hari igihe wibagirwa. Muri kamere yawe ufitemo kwibagirwa, muri kamere yawe ufitemo gukura no gusaza. Za PS ushobora kwibagirwa ahantu wazikuye, ariko Allah subhanahu wa ta'ala ese ukeka ko atakuzi? Ala ya'lamu man khalaqa. Ese mukeka ko Allah atazi ibiremwa bye? Izi aya nabibabwiye ziri ukubiri, uzumve mu buryo bubiri. Igihe uri mwiza, uri mu bigeragezo, uri mu byago, uri mu makuba, wibuke ngo ala ya'lamu man khalaqa. Ose ko Allah ntanze uko mbayeho, Allah nabizi. Muturumvika neza? Iyo uzi yuko Allah abizi rero uratuza. Ibibazo bizazana makuba, ibigeragezo, agahinda, sinza abakugambanira, sinza abashaka kukwica, abashaka kukuroga, abarimo barategura imigambi mibisha kuri wowe. Ala ya'lamu man khalaqa. Allah arabazi. Allah agize gute? Arabazi. Kabaye nubwo wowe waba utabazi, Allah arabazi. Ariko nanone mugaragu Allah, niba hari aho ugambana, niba hari aho ushaka kwica, niba hari aho urimo urategura imigambi mibisha, niba hari aho mu buryo bwose bushoboka, menya ngo Allah nawe arakuzi. Plani zawe, buriya buryo uwo planning kuri buze kubigenza, Allah arabizi. Ala ya'lamu man khalaqa. Ese mukeka ko Allah atazi ibyo yaremye? Allah ntabwo ku bwinshi bwacu ugucanga umuhanga mu gusobanura Allah yumva abantu batandukanye akabumvira icyarimwe mu ndimi zitandukanye, kandi buri wese akamusubiza icyo yasabye. Tupijana no Islam. Njyewe muramutse muje kuntura ikibazo, niyo mwaba munshimira mwese uko mwakabaye mukavugira icyarimwe, nta n'umwe nshobora kuba. Icyo ndibuze gukora iki? Havuga umwe kuko njyewe capacity yanjye y'imyumvire ntabwo yakumvira abantu rimwe icyarimwe. Bikumvikana neza Islam? Ariko twe Allah naduhereza umwanya, tugira ati ngaho musabe. Reba aka kanya abantu barimo barasaba Allah kuntu bangana. Uri muri gereza ari gutakamba, uri mu bitare gutakamba, urwari gutakamba, ukennye ari gutakamba, uri mu site ari gutakamba, uri mu soko ari gutakamba, ugenda ari gutakamba, uryamye ari gutakamba. Abo bose barimo baratakambira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Yabaye banavugaga mu magambo amwe, baravuga ibibazo byabo bitandukanye, yabaye bavugaga mu ndimi zimwe, buri wese aravuga mu buryo bwe. Hari ukoresha amarenga, hari uvuga ururimi rutumvikana, hari uvuga ugundi atumva kandi wamuremye wamwumva. Uhambare ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kandi aganasesengura ubusabe bw'uwasabye, akabusesengura akamenya icyo yaragambiriye, kabaye n'ubwo ibiri mu mutima bishobora gutandukana n'ibiri ku rurimi. Ntagiye wari wicara ufite agahinda ariko ukabura ahantu hera uvuga. Ibyo byakubaho? Allah ni umusesenguzi w'amagambo yawe.
cyajya uvuga uti Mana nyagasani ndagusaba yuko wampa ibyiza wanyorohereza ibyiza uri gusaba Allah azi ibyo ugambiriye. Kivuga cyo kumvikana. Fata urugero kugira ngo mubyumve. Twari dusoma do Rabbana atina fid dunya hasana, nyagasani Mana duhe ibyiza byaha kuri iyi si. Allah niwe umenya ngo uyu mugaragu wanjye mu byiza bimukwiye kandi mu byiza akennye, mu byiza akeneye ni iki ngiki, reka icyo ntimu. Fata urugero. Umuntu ashobora kubasaba ikintu runaka, Allah agasesengura agasanga ikintu wasabye aramutse akiguhaye nk'uko wagisabye gishobora kuba cyakugiraho ingaruka kurusha uko cyakugira akamaro. Bityo agasesengura ubusabe bwawe kubera ko wari ugambiriye icyiza akaguhera mu yindi nzira, wowe ugakomeza gutegereza cya kindi wumva ko utasubijwe nyamara wasubijwe mu bundi buryo. Ndatanga urugero kugira ngo byumvikane. Uyu munsi turi kujyana abana ku ishuri. Buri umuntu ashobora kwicara avuga ati nyagasani Mana ndagusabye ndakwinginze uzampe imodoka, uzampe ikintu runaka, wenda transport gushaka mu yindi transport yari yose. Ariko Allah akavuga ati mugaragu ndamuka muhaye iyi transport ari gusaba, ejo umwana we baramwirukana ku ishuri kandi nta bushobozi afite bwo kwishyura ishuri. Uwamwishyurira ishuri nkamuhereza ubushobozi bwo kwishyura ishuri, imodoka nkabanyereza. Urugendo mundatanga kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuko Allah gusubiza ubusabe abisubiza mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere nuko icyo wamusabye kiguhereza nkuko kiri. Birikumvikana? Icyo wasabye Allah akakiguhereza nkuko kiri. Uburyo bwa kabiri nuko icyo wasabye Allah guhingurane ya cya kindi wasabye ntikibe kiri mu mwimere w'icyo wasabye, ahubwo akagukurira icyari kigeragezo kuri wowe. Ushobora gusaba n'urugero nari ntanze mu kanya rw'imodoka, Allah akaguhereza amafaranga agufasha kwishyura minerval no guhahira urugo. Wowe igihe warebaga imodoka nawe ugakomeza kuvuga ngo Allah ntiyansubije, kandi mu by'ukuri Allah amaze kugusubiza, ahubwo yaguhaye ingurane y'icyiza kurusha cya kindi. Kubera ko uza kuba ufite imodoka mu rugo, noneho na minerval ukaba udashoboye kuba wayishyura, abantu bose bari kukonta sikomeze. Ariko umuntu utunze imodoka ni gutabura amafaranga, kandi masikiri nta bundi bushobozi wari ufite bwo kugura ya modoka. Ntibijya bibaho? Abantu bavuga ati ko wowe wabonye amafaranga yo kugura telefone ubura amafaranga yo kwishyura minerval. Ntibijya bibaho? Ni gute umuntu nkawe uvuga ngo nta mafaranga ufite kandi mu by'ukuri wenda hari Allah wajya kuguhereza yaguhereye hariya abandi bo bareba akwimira hahandi wowe watekerezaga kubonera. Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Uburyo bwa gatatu Allah yakira mu busabe nuko bujya bindi wasabye abikuzigamira yawm al-qiyamah. Igihe bandi bazaba barabonye ubusabe bwabo bwararangiye, Allah avuga ati mugaragu wanjye wigeze gusaba iki ngiki ndakikwima, uyu munsi nifuje kuba nakiguhereza nk'igihembo kuri wowe kuri uyu munsi. Aho ngaho niho hazaba hari n'insinzi. Yaba twari tubizi twagasabye Allah yuko ubusabe bwacu yabutuzigamira yawm al-qiyamah, kubera ko kijya gihe nta mutungo, nta bwunganizi, nta bujyanama, nta uzabasha kuba yakuba hafi ngo kubwire ngo ihangane, usibye ko kujya muri jahannama cyangwa kujya mu ijuru. Ugize amahirwe rero watabarwa na bwa busabe wasabye, Allah ntiyabwakira ku isi abukuzigamira yawm al-qiyamah, kandi Allah ntateze kuzaguteza agahinda ubugira kabiri ngo icyo yakwimye ku isi anakikwimye ku munsi w'imperuka. Bagaragwa Allah ala ya'lamu man khalaq, ese ntimubona yuko Allah azi ibiremwa yaremye, wa huwa al-latif, ahubwo Allah nuko yorohera cyane ibiremwa bye. Allah arorohera cyane kuko gufatiye mu byo ukora, Allah ashingiye ku byo akuzi. Uzareba abantu kudutera iyo bamaze kumenya umuntu yuko afite igiso runaka wowe utihanganira, wenda igihe utayizi ushobora komeza kumugira inshuti, ariko ibibazo ngo umenye umuntu kugambanira, mwakongera kubana, mwakongera kugendana, mwakongera gusangira, muhita muca umubano. Ariko Allah azi ko tumugambanira, ariko nta na rimwe yari yaca umubano nawe. Ubwo ndakwif Allah nugenza gahoro worohera ibiremwa bye, al-khabir. Ariko kugenza gahoro no kuba akomeje kukorohera ntabwo ari uko atakuzi, ahubwo arakuzi. Nuko we muri sifa ze, mu miterere ye nuko agenza gahoro ku biremwa bye. Aragutegereje n'umunota wa nyuma yo kumugarukira. Mu gihe umuntu agutegereza imyaka 100 agambiriye ngo uzakose rimwe, yirengagize neza mwamaranye y'imyaka 100. Mu gihe Allah agutegereje mu myaka 100 wamusuzuguyemo yuko wahindukira umunsi umwe Allah akakubabarira ibyaha byawe. Wumva ahantu Allah atandukanye n'ibiremwa. Ibiremwa mu marana imyaka 10 mwari inshuti wifasha ubyitaho, wabikosereza rimwe ati burya wari yanyerekaga aha ngaho ashaka kumwisha.
mu gihe Allah subhanahu wa ta'ala umugomera imyaka 10 buri munsi umusuzugura, buri munsi ujya mu bapfumu, ujya mu barozi, wanze gusari, wanze gutanga, wanze byaha byose ukabyikusanyirizaho, ariko Allah akagutegereza umunsi uzavuga uti Nyagasani Imana ndakugarukiye mbabarira ibyaha byawe. Allah akirengagiza hafi hose, yewe bamwe na bamwe Allah agahindura ibyaha bakoze akabihinduramo ibyiza. Uwo ni Latif, uwo Allah ni Latif, nugenza gahoro, nuworohera ibiremwa bye, udafatiranya kubwo kumugomera kwe. Allah aravuga ati walaw akhidha Allah, wa Allah ramutse afatiranyije buri kiremwa ku byaha byakoze, nta n'umwe wasigara kuri iyi. Ariko Allah ni Latif, Allah arorohera muri sifa ze al-kamal, sifa zuzuye za Allah subhanahu wa ta'ala zigaragaza ko tugomba kumukunda, tugomba kumushima, tugomba kumusingiza, tugomba kumuba hafi, tugomba kumutakambira. Wallahi Allah n'uborohera ibiremwa bye. Ibaza abantu, fata urugero, rimwe Imana iba yaravuze ngo nakifuje yuko ngira Bilal agapima isala nkahamagara umuyisilamu agasarisha mu cyimbo cyanjye, ageza nkabafata abasore tugafata inkwi tukajya gutwika buri rugo rwose rw'umuyisilamu rutabashe kuba rwaza kumusigita. Ibaza iyo Allah aza kugira ati rimwe Imana ajya kubikora, harya uyu munsi twakora dusiranye ingo zingahe muri Rugeshi? Twakora dusiranye zingahe Islam? Nizi zabonetse muhango, izi nizo zaba zaguruma. Allah ni Latif, aracyagutegereje ngo uzongere umugaruke. Igihe ubonye agahengerero, igihe ubonye akahe, iyo Allah kongeje ongeza ibyiza, nagahe kuri wowe kadasanzwe gafatanya mu kabyaza umusaruro ukwiye kandi umusaruro urambye. Bagaragwa Allah duganiye kuri aya 2, ubwo byumvikana neza yuko tugarukiye kuri aya 14 muri suratul Mulk. Allah atuze ubuzima n'igihe, inyuma hasigaye aya 16, wenda hari bi'idhnillah tuzakomeza tuzigire ibiganiro mu bihe bitandukanye. Allah ashobora kuba yatworohereza ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko dukundisha ibyiza, kandi dushyire muri bagaragu bumva bagakurikiza ameza muri yo, kandi bunguka ku byo baba baganiriye bikabagira akamaro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.